Muri iyi si ya none aho interineti yahindutse urubuga rw'inzozi za benshi, hari umusore umwe wavuye mu buzima busanzwe budakize cyane yinjira mu isi ya none ya digital akoresheje ijwi rye ryiza, amarangamutima ye n'ukuri kwe. Izina rye ni iShowSpeed. Iyi si inkuru y'umuntu wahawe amahirwe n'abandi, ni inkuru y'umuhungu wiyemeje kudaceceka, akavuga, agaseka, akarira, akiyerekana uko ari, maze isi yose ikamwumva, ikamukunda kuko bidasanzwe. Mu gihe abandi bihisha inyuma y'udutambaro, inyuma y'amarido, Speed we yahisemo kwerekana umutima we, umutimanama we, ndetse amarangamutima ye yose ayerekana kuri kamera. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ubuzima bwe, ubuzima bw'uyu mugabo, bw'uyu musore iShowSpeed, aho yavuye, inzira yanyuzemo, intambara yarwanye, n'uburyo yahinduye izina rye akiri umwana akaba icyamamare ku isi yose. Iyi si inkuru y'ubwamamare gusa, ni inkuru nawe yagufasha kugera ku nzozi zawe, kabone n'ubwo wabonaga bidashoboka. Ese koko waba warigeze kumva bavuga ko iki cyamamare kigiye kuza mu Rwanda? Yego nibyo rwose, biravugwa ko iShowSpeed agiye kuza mu Rwanda nk'igice cye cy'urugendo rwe rurerure muri Afurika, urugendo yise Speed Does Africa Tour, aho ateganya gusura ibihugu bitandukanye birimo n'u Rwanda. Ubundi si umusore yaba akomoka muri Afurika koko nk'uko agaragara nk'umunyafurika? Akomoka he se, kubera iki? Niba nawe ufite amatsiko nk'uko nanjye nari mfite amatsiko mbere y'uko nkora iki kiganiro, ngwino tubane mu kiganiro kitari kirekire cyane, uraza kugera ku musozo wamenye byinshi kuri we. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, icyo gukora urakizi, ibuka gukanda subscribe, wiga no gukanda ku nzogera kugira ngo tuzadushyire ikiganiro kijye kikugeraho mu ba mbere. Ni ibanga ufashe mwumva nk'ibisanzwe, umugaragu w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye. Murakaza neza mu isi y'ibyegeranyo n'inkuru nziza kandi zicukumbuye ikoranye ubuhanga. Murakaza neza kuri Ibanga Official n'ibisanzwe, mugiye kubana nanjye Bahizire Claire. Ikaze. iShowSpeed wamaye cyane ku mbuga nka YouTube, Twitter, arimo kugenda muri Afurika mu minsi 28. Ahangaha rero akaba ari nabwo azasura ibihugu 20 bitandukanye. Ku rutonde rw'ibyo bihugu rero harimo n'u Rwanda, kuko azinjira mu bice bya Afurika y'Iburasirazuba. Hari aho yigeze kuvuga ko rero azagerageza gusura ingagi zo mu birunga mu Rwanda, kandi akazafata amashusho y'ibyo azahabona. Izina rye rero nyakuri ni Darren Jackson, azwi ku isi yose nka iShowSpeed. Ni umwe mu ba-YouTubers n'aba-streamers bazamutse vuba cyane kurusha abandi mu mateka ya internet. Uyu muhungu yavuye mu buzima busanzwe bwo mu muryango ukennye muri Amerika, ahinduka icyamamare ku isi yose kubera imbaraga, urwenya n'uko avuga atabeshya. Reka dusubize ikibazo kibazwa na benshi. Ikibazo kigira kiti, ese koko uyu musore yaba akomoka muri Afurika? Oya rwose si byo, kuko iShowSpeed ntavuka muri Afurika koko nk'uko bamwe tubitekereza. Avuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe bati none se ko afite amazina y'Abanyafurika ndetse n'isura ye ikaba ari iya Kinyafurika? Nibyo koko afite amazina y'Abanyafurika, ni umwirabura wo muri Amerika, akomoka ku Banyafurika bajyanywe muri Amerika kera. Nibyo koko akunda cyane umuco w'Abanyafurika, ni nayo mpamvu yifuza kuyisura no kuyigaragaza ku isi yose. Niyo mpamvu benshi bumva nk'aho ari uwacu, ndavuga ko bumva ko ari umunyafurika nkatwe twese, ariko ibi si byo rwose, ntabwo ariho yavukiye. Speed ntiyabaye icyamamare kubera gukora ibintu neza, yemeye kubaho ubwe. iShowSpeed yavutse mu mwaka wa 2005 mu mujyi wa Ohio, ahangari muri USA. Yakuriye mu muryango udakize cyane,
se yari umukozi usanzwe, mama we akora akazi k'amaboko. Speed yakuze akunda imikino, akifata utuvideo dutoya, yakuze kandi akunda football ndetse agakunda no kuririmba bivanze n'imyidagaduro. Mu ishuri ntabwo ari umunyeshuri w'intangarugero mbese w'umuhanga, yari umwana ukunda urwenya, gusetsa, ukunda kwerekana amarangamutima ye, akenshi bigatuma abarimu babifata nabi bakifuza ko yahindura imico kugira ngo abashe gutsinda neza mu ishuri, ariko mu mutima we yari afite inzozi nini cyane zo kuba icyamamare. Mu mwaka wa 2016 Speed yafunguye channel ye ayita iShowSpeed. Mu ntangiriro nta muntu n'umwe warebaga ibiganiro bye, mbese nta views, yewe nta n'amafaranga yakuragamo. Yakoraga video za FIFA, NBA 2K, Fortnite, yakoraga live streamers amasaha menshi, rimwe na rimwe nta muntu n'umwe ureba ibiganiro bye, ariko yinigeze acika intege, yarakomeje kuko hari aho yifuzaga kugera. Muri 2020 yatangiye gutungurwa nuko abantu benshi batangiye kureba ibiganiro bye, bagakunda ibiganiro bye. Ibyo byamuteye imbaraga, bimuha imbaraga zidasanzwe, bituma atangira kubikora bikunze koko. Ubundi buriya niba ushaka ko abantu bagukunda, bakareba ibyo ukora kandi ibyo uvuze byose bakikiza bati yego. Ibyo byose rero nimba ushaka yuko abantu babikora bakabikorera wowe, gerageza kubakorera ibyo bakunda kandi gerageze kubabwira ibyo bashaka kumva muri ako kanya. Ibyo bizatuma ugira igikundiro kandi wirinde n'impaka nyinshi hagati yawe nabo. Niba nawe wifuza kumenya uko abantu bagukunda, icyo bakora ngo abantu bagukunde, mbese ubashe kubana neza n'abantu, cyane ko isi tugezemo kubona abantu bagukunda bya nyabyo bigoye, waza kumva ikiganiro twakoze kuri iyi ngingo. Link y'ikiganiro urayisanga muri description y'ikiganiro. Izo nizo mpamvu rero abantu batangiye kumukunda bidasanzwe, bakunda ibiganiro bye kuko byagiraga ukuri kwinshi. Yakunda kugaragaza amarangamutima ye yose kuri live, yarasekaga, akarakara, akarira, akanezerwa, mbese byose akabikora kinyamwuga kandi byose live. Abantu rero batangiye kumukunda, mbese bakunda uburyo atigereranya n'abandi. Ubundi abantu ntibakunda umuntu wigana cyane, ahubwo bakunda uwigana akazanamo n'ibye, byaba byiza agakora ibyo bwite. Usibye ko nta n'igishya kindi kivumburwa muri iyi si, ahubwo hakoreshwa ibihari mu gukora ibindi bishya. Muri 2021 ibintu byahinduye isura cyane kuri iShowSpeed. Video ze zatangiye gukwirakwira kuri Twitter, TikTok, Instagram. Abantu batangira kugabana gukwirakwiza clips ze z'ukuntu yabaga arakaye, aririmba nabi, avuga ibintu bitunguranye, aseka, mbese n'ukuntu akunda Cristiano Ronaldo byo gupfa. Washoboraga kumubona avuga yishimye, wajya kumubona mu kandi kanya ukabona ahise yijima mu maso, ako kanya agahita arakara. Kimwe nuko washoboraga kuba ari kurira, ukabona araturitse arasetse, kandi wanareba neza mu by'ukuri ugasanga nta gice kije gihari, mbese ni umuhanga cyane. Aho niho Speed yahise aba icyamamare ku isi. Kimwe nka YouTubers bose rero intangiriro ni 1 subscribers, arazamuka agera ku bantu 1000, agera kuri 1,000,000, 5,000,000, kugeza ubwo asigaye akurikirwa n'abantu barenga 47,000,000 z'aba subscribers kuri YouTube. Mu gihe gito cyane yahise aba umwe mu ba streamer bakomeye ku isi. Nk'uko twigeze kubikomozaho rero, uyu musore akunda Cristiano Ronaldo birenze. Speed kuri Cristiano Ronaldo azwi cyane ku mvugo yitwa
nk'uko abyivugira rero Ronaldo yamubereye inspiration, icyitegererezo, bityo bituma adacika intege mu rugendo rwe rugana ku nzozi ze. Speed akunda kuvuga ati Ronaldo is the GOAT. Ibi byatumye abafana ba Ronaldo bamukunda cyane. Namwe muzi uko abafana ba Cristiano Ronaldo bangana, reba nawe bagundagaje urukundo rwabo. Uyu munsi ni umuntu utandukanye n'uwo yari we muri 2021. Speed yerekanye ko niba ufite ukwihangana, ukuri, imbaraga ndetse n'ubushobozi, ushobora kuva mu busa ukagera aho ushaka hose. Ni urugero rwiza rero rwerekana ko internet ishobora guhindura ubuzima bwa buri umwe igihe abishaka. Inzozi nizigira aho ziva, nizigira intangiriro yazo ni mu bwonko. Birumvikana ko ziva muri wowe ubwawe. iShowSpeed si umuntu usanzwe, ni ikimenyetso cy'uko kwamamara bidasaba igihe kinini, kuko uyu ni umwana muto cyane rwose, kuko afite imyaka 20 ubu ngubu dukora iki kiganiro. Birumvikana ko rero igihe umuntu afite ubushake, afite kamera na internet, ashobora guhindura amateka ye mu gihe gitoya. Uyu nguyu yavuye mu kuba umwana w'umukene aba icyamamare kirebwa n'isi yose. Icyamugejejeho rero nta kindi no kudacika intege, kuba ubwe ndetse no gukunda ibyo akora. Inkuru ya iShowSpeed itwigisha ikintu gikomeye cyane, ko nta muntu n'umwe uvukira mu ntsinzi, ahubwo intsinzi ivuka mu kutadohoka. Iyo twavugaga yahuye n'ibibazo, yaranenzwe, yaciwe intege inshuro nyinshi, ariko ntiyigeze areka kuba ubwe. Uyu munsi izina iShowSpeed rigaragarira mu rubyiruko rwinshi rwigira ku nzozi zarwo, rukemera ko n'uwatangiriye hasi ashobora kugera kure. Yerekanye ko isi ya internet ishobora kuba ikiraro kiva mu bwigunge ikakugeza ku nzozi zawe. Iyi si inkuru y'umuntu umwe gusa, ni ubutumwa, ni inkuru ku bantu bose bafite inzozi mu mitima yabo. Niba se Speed yarabishoboye, why not you? Niba yarabishoboye, yaratangiriye ku muntu umwe, agatangira nta muntu n'umwe umureba, nawe rero wabishobora, kuko igihe cyose udacitse intege inzozi zawe wazigeraho. Nuko dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wakoze cyane kubana natwe, ukaba ugeze ku musozi w'ikiganiro. Niba hari umuntu wumva ko twazakubwiraho mu kiganiro cy'ubutaha, wabinyuza muri comment. Niba kandi ukunda ibiganiro byacu, inkuru z'ubuzima n'amateka yahindura imyumvire tukugezaho, nugera udakanze subscribe kuri Ibanga Official, ukandika no kunzogera kugira ngo uko dushyizeho ibiganiro bijye bikugeraho ako kanya. Ibanga Official si channel gusa, ni ishuri ry'ubuzima, ni isomero ry'amateka, ni urumuri rw'abifuza kuba biza kurusha none. Mukomeze kudukurikira, mushyigikire ibiganiro byacu, mukomeze gukunda ibiganiro byacu. Mwari kumwe nanjye Bayizere Crete, ndabashimiye.